iyo ni ikayi wandikamo abo mukinana Seka no kwimura Mushira hindukira turebe iyo ni ikayi iyo ni ikayi wandikamo abo mukinana Seka no kwimura Mushira hindukira turebe iyo ni ikayi wandikamo abo mukinana ni Mushira Kirisito babaye benshi umwami Imana aragenda akareba uburyo ubayeho nta kabuno nono yakiguye kakiguhita ukirwara turebe ururembo Imana mw'ijuru ikurinda urwaye ikurinda uryaho ucakarara na za gisubi wamara kurya imireti n'amanyama ugahita urwara diyabete ikagura ururembure umwami uzamurira amaboko nyiragahita puraka no bakanda Imana nimuyizamurira amaboko kandi mwibuke kujya kwa nyiragahitira puraka kabisa haleluya ariko wanje hindukira turebe hindukira turebe Imana ntabwo yahindukira ariko nyashe yaraje muzibe Imana mwazibye muzibe Imana ikurinda ugenda n'amaguru wamara kugura imodoka bagahita bakugonga bundi cyangwa ukagonga abantu ribi igahita igufunga ikimodoka kigahera mu muhanda Imana iyo iguhaye iguhana umujinya kandebe nyashe Tisho baravuga ngo ntabwo yagenda adahindukiye ngo nimutendezwa n'ibiri kugaragara muzemezwa ariko wariye urayikaye none se wabanje ukajya kurya ari nashonje ndikira turera kuraho ikayi rekuraho ariko mana yakoze warahindutse nyamara afite na nyashi ngo nateye neza reba inyuma ndebe hindukira turebe inyuma Teni gisonore yawe ari gitonore Tana we waraturengeye nyiragahitira we nyiragahitira we se umuntu nyiragahitira we nyiragahitira puraka Imana turengeye yatumye nyiragahitira we nyiragahiti uribuka wambara agapfukamunwa yego urabyibuka ndabyibuka nyine none ubwo kuri kunyirengagiza ngaho nuwe mutuke bafungura igipangu Alisa ngo nimufungure kuri gesi uri kumva turashimira Imana dore iwacu twakingishaga ariko Mana we waraturengeye umugabo uhindukire ntago yahindukira ndamuzi bemeza ariko uhindukire ngo nimutigishwa n'ibyo murimo murabona hari ahantu najyaga munyuraho yicaye ku ntebe nyashi ziba ziri hirya y'intebe fungura geti Batisita yaje Batisita nafungure geti Batisita yaje nyiragahitira we dore umukobwa muri kumwe mwiza we oya nakana uzamunyere mwana nakana oya mutangura mu mavuta umwami Imana umwami
Imana atangira kuguhereza imineke n'amanyama n'ubupatejoni wajya kwa muganga ngo tugukuye ku isukari ngahanyuze kandi uri kurya za gisuri za rucakarara za Iragahitira we. Iragahitira we. wacecetse ngashima Imana ubundi wasaze wacecetse ngashima Ijuru yavuye kuri rucakarara none ngo nitahire kutavuga navuga zirusatira runini pe Imana ijuru yagiye kumizwa kutavuga navuga zirusatira ese nakabuno nanyashi yaguhaye ko utayivuga abantu b'irusatira tumenyane umva mujya kwa Nyiragahitira Frank murumva abantu b'irusatira b'amajyepfo tumenyane turajyayo ariko kutavuga voka zirusatira muri zari Chris we uyu abantu b'irusatira b'amajyepfo tumenyane kwa Nyiragahitira Frank n'umwandagure Delphine yabaga bimeze uramubona yarabyibushye abana bo mwibandagure rusatira tumenyane none Imana yaragiye ikora imirimo n'ibitangaza Manura Media Imana Media hari nani wamureze uri kumanura injyana Nyiragahitira Nyiragahitira yo bagiye gukubishanga oya mucishe abasenzi bari gushaka iki Delphine mwebwe ntabwo muri ba bagiye gukubishanga ndi kumva amashimwe ya Nyiragahitira ndi kumva amashimwe ya Nyiragahitira ariko mwaretse ngashima Nyiragahitira kugira umunwa munini ntabwo tujyavamo jengwa mwongeje indi minota 2 utwereke nyashi yo gushima haleluya ntayo yakwereka cyangwa bigendemera umunsi Nyiragahitira izina ry'Imana live yawe yinshimisha rwose manura yise Nyiragahitira we manura muntu wabyutinze urabyutinze ruguru mu manura Nyiragahitira we karame natwe tuba dukeneye kuvuga manura po Delphine yo narakubuze nimumureke Nyiragahitira yishimishe natwe dukeneye kuvuga mureke ashira agahinda ariko niba wayacaginze ntabwo mbizi ibaze ko nta nzoga nywa oya inzoga ntabwo yaba ari gusa nta nzoga nywa ngahibaza zinywa mumbabarire mureke mubaze akabazo mumpe umwanya mubaze akabazo mubaze Nyiragahi mbabarire umbwire uri umukobwa cyangwa uri umugore ndi umukobwa kuko umugore ni umugore wakubyaye ni nyoko bivuga ngo ni nyoko bivuga Nyiragahitira nyoko nabamututse Nyiragahitira none se uyo umva se sheri wawe awagira ugira sheri mani ibyo byose bigiye gutuma mva mu mavuta ntayo yakwereka genda mwiyiziye neza hari ahantu twajyaga twicarana Nyiragahitira nta nyasha afite arayifite Nyiragahi wakemeje aba bantu koko ngaho nashyiraho yaze gute ngo mubereke ngaho nimushyiraho amafaranga none ndayashyiraho umva ngenda yashyiraho ngo tugiye dushyiraho angahe ndashyiraho 1000 ndashyiraho 5 arazifite ndongeraho nanjye wowe baye 5 ndongeraho ibyo biremwa by'Imana nyabo natwereke ibyo biremwa by'Imana n'abatije njyewe Chris ndashyiraho 5 mureke mbanza shime naza afite Nyiragahitira umva arazifite hari ahantu twajyaga tuba turi kumwe yambaye agapfukamunwa ndagukubita kuko n'ibitari byo ndi kumva uri buze kubivuga arabivuga
umva se nzaho bigarukira wigeze wumva amavuga oya mureke rero mbabwize ukuri umva turaziranye bihagije mureke mbabwire bihagije ko numva warenze kuri Batista kandi none se Batista ko bahurira kuri seti bari gukina bahurira kuri seti bari gukina kandi njyewe inshuti ya duturuka hamwe hanyuma ikindi dushima Imana ko yadukuye kuri Bucakarara n'imishogoro ikadukura kuri za Gisubi n'ibijumba byokeje muri Nyirarunonko. Yesu umwami munyarukire kwa Nyiramayotera Purake ibintu byose byikora. Umwami ni umwami mwiza yadukuye ku Gikwangari. Yesu Bucakarara shadora yari ingeze ahangaha n'ibigusha by'amateke navoka hari ukuntu twajyaga twotsa imivunde n'avoka zo mu majyepfo zivuge mube mureka twajyaga twotsa imivunde ubundi tukagenda munsi y'igiti cy'avoka tugasangaho ibibara by'ibivoka aho ibivoka byabibororeye yaranyibukije kera mureka buretse muri amafusa akagifata ubundi bagahita bagenda ubundi zikaza imbwa n'amapusi zikabihuriraho zikabibozora ubundi nkahita ngenda nkayifata icyo kibarora gisigaye nkakibarora ubundi nkahita nifatira ka kamani k'umufunde nkahita nsigaho agasenda n'umunyu ubundi nkabivunisha narangiza nkahita nywa amazi nkirirwa Kristo hafi icyubahiro nta soni uzi ko musetsa mwebwe wowe ufite amateka yahe wowe njye nafashe urujyo byanyobeye nafashe urujyo ndagenda fata dodo za mutibikane ndazitokoza kujya zitanga amazi wasoromye munsi y'urugo mucaceke havuga nyir'ugu ukozwemo havuga nyir'ugu ukozwemo sha bazababwire mutibikane yari igiye gutuma ndwara bwaki ariko none dore akayobe none Imana mwagiye gushyira mu gaciro byose byarakunze ariko byose abantu batari kugereza nkarya inkoko bazahita bambwira ko uvuga mina haleluya nta soni hari abantu baba batazi mutibikane hano mutibikane muri mwebwe n'indi uzi Gisubi igeretse ku nkori nta soni umva nayo warishe hari abantu baba baravukiye mu bakire barya neza ariko ntabwo ari bose Gisubi nayo wariye mutibikane mutibikane n'ikinye ntabwo nyizi ni imboga zimejeje zisa umutuku zimwe zameraga mu gihuru ni zimwe zimeze ku muhanda nizo bita mutibikane nizo zamutibikanaga zimwe z'ibyatsi bibisi zimwe zitukura yazishyiraga muri iriya nyinya ye na nyiragahita barakubiswe urumva ubu umwana w'iwacu yarababaye cyane rwose umwana w'iwanyu umwana w'iwacu yarababaye yazishyiraga muri iriya nyinya Batista mwamubonye bwira Batista azadusuhuze musigaye mubana reka mubwira azabasuhuze mubwira aza rwose adusuhuze ni papa wanjye uriya ni papa wawe inde papa wawe reka mwereke papa ngwino unababwira ukuntu wajyaga ubona amafaranga ukajya kuyanywera inzoga ubundi twebwe tukararira Rucakara icara aha wiyihobereje kandi ari so ni data nyine y'impobera
Yewe ni Batista. Ntago ari we. Ninjye wabyaye abandi ba abandi. Icyo mvuga mutuma. twabibonye ntabwo ari papa wawe sha. Uwo ntago ari Batista nta nubwo ari so. Ese Nyiragahita wazambye nkaza nkagusaba. Nyiragahita burya warashatse. Mwereke ifoto ya so. Burya warashatse Nyiragahita. Mwereke ifoto ya so. Dore ya magambo arashize. Nyiragahita we reka umushyitsi adusuhuze atuganiriza twibwire. Witwa nde wa mushyitsi we? Nitwa Gasasira Alois. Ukaba nde? Nkaba byose kuri mukobwa. Ukaba papa Nyiragahitira. Chris. Karame. Muri kuri mu papa tumuha akanya atuganirize apana ibintu byo kumubaza mu kavuyo n'ibiki byose. Ubwo Nyiragahitira yifasha agaceceka naye ndaceceka. Chris ceceka ngewe niganirize n'uyu mu papa sibyo? Papa turakwakiriye. Papa turakwakiriye rata. Urumva naye ni gutegura utwo kurya buriya arashonje n'impamvu yacecetse. None se Nyiragahitira ni musaza wawe. Banza udusubize Nyiragahitira ni mushiki wawe ni mubyara wawe ni iki cyawe Nyiragahitira? Ni sheri wawe. Oya ntabwo ari byose kuri wowe tubwire. Tubwize uko kuvuga nibyo. Nta muntu numwe wagize ikibazo na kimwe yiki. Bata ni sheri wawe rata twabibonye. Wapi seri ni ndiseni sekuru ndisebukwe ndi nyirakuru. Aya mureka mwidukinisha ariko kuba twafashe umwanya nk'uyu nguyu tukabaha umwanya tukabakurikirana suko tuba twabuze icyo dukora mwibizanamo burage. None zano turi muki. Oya mwibizanamo burage mureke tube seriye man. Okay mureka tube seriye. Ariko Nyiragahita ni umutipe ndabona mbazi ahari mu majyepfo. Adelphine reka banze batubwire urabivuga wowe urabizi. Nibandagure. Ndabazi muri Huye nibandagure. Warakuranye wangu. Neza Adelphine. Yo. Uyu mutipe ni sheri wa Nyiragahitira ni umugabo babana cyangwa ni umuntu babana gutyo bisanzwe? Ngiye nkeneye kubimenya. Uyu mutipe ndamuzi n'umukobwa ndamuzi. Bose ndabazi. Ubwo cyo nkubajije urakisubije. Ni iki cya Nyiragahitira mbabwira? Mbabona gutyo ntabwo mbizi. Ntabwo batavukana. Nimureke babyivugira rero. Tugiye kurya ariko muduherekeze umugabo amaze guhisha dirindindi ugasanga ndimo ndarya rucakara umubyeyi akwiriye umugabo ugufite mu nzu yaragowe izina ry'Imana. Umva ntago ari umugabo we. namaze niba bikubabaje ujya kundega mwana wa ngaho miragura izo mutibikane. Miragura izo mutibikane. Ujya kurya mutibikane. Ngimana yaminduriye izina dindindi. Ujya kurya mutibikane. Ugasasi waje ukicara ha mwana wanjye. Yindi kumeza se. Eyo wembe kukumuri cyambira umuntu wabitetse. Ntabwo mbeshya mane nonse. Nyiragahitira we. Urugo rwa Nyiragahitira ndashaka kuzarubona umunsi umwe. Nyiragahitira we. Nta rugo mfite. Nyiragahitira we. Abyore man. Nyiragahitira we. Wanze kwitaba ngo nuko wabonye uwo muntu se wowe. Nyiragahitira azadutumire twigire gutwika twigire kwitwika. Zongera kugaruka mu miduha ryari? Uzongera kugaruka mu miduha ryari? Ako shara bamagiye kurya. Ngaho bye twese rero turagiye. Oya yehe turarya tumwe.
none ko nkubajije ukanga kumbwira nzagaruka mu miduha se hari umwana nahasize nzabanje gutora cyangwa umugabo ndahibagiriwe niba nzabanje gufata Delphine dutahe njya kuryama ariko Chris we arame wambwiye ngo nawe uri wo mu majyepfo nahagana he yewe mu rugo ni Huye magana he muri murenge Itumba wanyiraga kuraka rukiyeyo agende wahariye mu isoko rya Mugogwe ku isoko ndahazi hose kwigendere Nyiragahita ari kwirira dore ari kurya imvange wagiye ukareka abandi bana genda iwanyu mu miduha nudataha karapo gatelefone ufite barakakwambura abantu bihuye mu followingane wigeze ubona umuntu wihuye bambuye abantu bihuye mu followingane ubwo ngubwo Nyiragahita ari umunyamitsi abantu mwese mwambutse Nyabarongo mu followingane Nyiragahita ntago ubu hari umuntu wamwambura ni ikimenyero utangiye kuzana ndabivuga da none sibyo rasi ubu wamfollowinze Nyiragahita we iyaka utingiye kuyaba followers bishye ntago njya following